Hello, twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Scott Entertainment. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu by'ingenzi ugomba kuba uzi kuri computer bitagusabye kuba uzi Icyongereza cyangwa Igifaransa. Nk'uko dusanzwe tubizi, ubu ngubu iterambere ryageze ahantu hose ku buryo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitagisabye kuba uzi indimi cyangwa yenda hari ubundi bumenyi runaka budasanzwe bufite. Rero ni muri urwo rwego ngiye kubereka ibintu by'ingenzi wamenya kuri computer bitagusabye kuba uzi Icyongereza cyangwa Igifaransa. Ukaba wabasha gukoresha computer, ukaba wareba niba ari flash disk yawe iriho, ibiriho, kuba washyiraho ikintu, kuba wakwandika ushaka kwandikira umuntu ibaruwa cyangwa ikindi kintu cyose cya documents waba ukeneye bitagusabye kujya kuyandikisha ku wundi muntu. Mu gihe waba ufite computer cyangwa wabasha kwigeraho wakoresha cyber cafe n'ubundi buryo bukoroheye. Tugitangira, nkuko muri kwireba, iyi ni screen isanzwe kuri computer yatse, ariko ubusanzwe iyo ukiza kuri computer hari ibintu by'ingenzi ngiye kubanza kubereka. Screen ubusanzwe ni igice kikwereka ibyo uri gukora cyangwa bigaragara kuri computer bitewe n'ibyo uri kuyikoresha. Rero mbere y'ibyo byose kugira ngo ibyo bishoboke, hari ibice by'ingenzi tugiye guheraho. Icya mbere ni keyboard. Keyboard ni kino gice kidufandika kuba igihe ufite ikintu ushaka kwandika kuri computer. Kanze nibereke keyboard, ngiye kuyishyira kuri screen kugira ngo murebe uko iba iteye, baje kubasobanurira uburyo ikora namwe muri kuyireba. Ndaho gatoya. Okay, yahageze. Ni igice kidufasha kwandika, kikaba kiri bitandukanye. Hari aho kwandika imibare kuva kuri rimwe kugeza kuri 0. Hari inyuguti dusanzwe tumenyereye twese. Hari kuba wagira ibintu inyuguti nkuru, ukanze hano ugira inyuguti nkuru. Kuri iyi buto iyo ikanzeho kuri computer zimwe na zimwe cyangwa keyboard zimwe na zimwe, iyo ikanzeho hari agatara gahita kimarikaho, hari kenshi kaba ari umweru. Iyo kariho umweru umenya ko inyuguti uri bukande iri buze mu nyuguti nkuru. Iyi ni keyboard. So iyo wamaze kwatsa computer yawe nk'uko nari nabibabwiye, haba hagaragara ino screen turi kureba hano twese. Nyuma yo kugaragara haba hagiye gukurikiraho ibyo dushaka ko biza kugaragara cyangwa bitewe n'icyo dushaka gukora. Iyo ukihagera hari ibintu by'ingenzi ugomba kuba uzi. Hano hari akamenyetso ka window kuri keyboard zose. Iyo ugakanzeho, kangakandeho murebe, iyo ugakanzeho hari ibintu bihita biba, sibyo? Hahita hazaho ahantu hakwereka bimwe mu bintu biri kuri ino computer cyangwa ibyo wabonaho. Hari igihe icyo ushaka kidahita kiza muri uru rutonde rw'ibyo bari kutwereka hano hagiye hamanuka. Hano hari ahandi hahita haza akantu ko kwandikiraho kitwa search. Ushobora kuba ni urugero ushaka kwandika. Iyo ushaka kwandika, porogaramu bakoresha mu kwandika kuri computer yitwa Microsoft Word. Uzamo hano ushaka kuza ugahita wandikamo ijambo Word. Iyo ukiryandikamo iri jambo ugomba kubenda urizi mu mutwe kugira ngo umenye aho bandikira, kuko utazi aho bandikira ntabwo wabasha kwandika. Iyo ukiryandikamo, ya porogaramu twandikiramo yitwa Word ihitiza. Iyo ije uyikandaho kabiri. Iyo uyikanzeho kabiri ihita itangira kugira ute gufunguka. Ari byo muri kureba kuri screen zacu, itangiye gufunguka. Urayitegereza gatoya kugira ngo ifunguke, kuko mu gihe iri gufunguka iyo wongera ugakandaho uba usa nkaho uhaye computer akazi kenshi ku buryo utabasha gusobanukirwa n'icyo ukeneye. Iyo ifungutse ihitizaho urupapuro rusanzwe rwo kwandikiraho. Urupapuro ni urupapuro nk'izindi zose dusanzwe tuzi. Icyo bitaniyeho, muri computer ikintu cyose uri kwandika ugomba kugira aho ukibika. Iyi computer yanjye cyangwa iyi porogaramu ndi gukoresha iri mu rurimi rw'Icyongereza, aho muri bubone ibintu byinshi bisa naho biri mu Cyongereza. Ariko tugiye kugerageza
twandike ibaruwa mu kinyarwanda bitadusabye yuko ubuze indimi, kuko indimi turazikoresha akantu gatoya cyane ku buryo niba waba utazizi ako kantu yenda kadusabaga ko ubuze indimi bagafata mu mutwe nk'uko dusanzwe dukoresha amatelefone yacu, kandi ibyinshi mu byo dukora biri mu cyongereza. Twagiye tujye gufata ya keyboard yacu tuyizane. Urugero reka twandike, kubera iyo ugiye kwandika ugomba kubanza ukareba ko aka kantu muri kureba karimo karatera. Iyo kari gutera icyo wakwandika kijya hariya. Urugero niyo nanditse gutya, kankoreshe keyboard, aho keyboard ni nk'indi isanzwe, ninkandaho uko ngenda nkandaho ibintu biragenda bijyaho. Noneho kuri keyboard cyangwa ku muntu ugiye gutangira kwandika hari ibintu bimwe na bimwe ugomba kubuza. Hano nari naberetse gushyiraho inyuguti nkuru, imibare imwe n'imwe. Hano hari ibindi bice bibiri nkeneye ko mwese mwamuzi, cyangwa umuntu wese uri gukoresha computer agomba kubaza. Iyo uri kwandika ushobora kwibeshya bikaba ngombwa ko ukenera gusiba. Iyo bibaye ngombwa ko ukenera gusiba, ahangaha hari akamenyetso kari mu kazu kanditseho akamenyetso ko gukuba. Iyo hakanze ugenda usiba ijambo rimwe ku rindi mu byo wanditse. Hano hari ijambo enter cyangwa entre, bitewe n'ubwoko bw'iyo keyboard cyangwa uri gukoresha. Iyo uhakanze ujya ku murongo ukurikiyeho, nta kintu usiba, ahubwo uva ku murongo wari uriho ukajya ku murongo ukurikiyeho. Reka twandike urugero, kanandike yenda itangazo. Reka tubishyire, kubera ari titire cyangwa umutwe w'ibyo tugiye gukora, kanandike mbishyire mu nyuguti nkuru. Andike itangazo. Tumaze kwandika ijambo itangazo. Iyo umaze kuryandika ushaka ko rijya rigaragara cyane, ushaka gukanda hano ukagumya ifasheho ugakanda kuri ba. Urahakanda ukagumya hafashe ugakanda kuri ba. Noneho twakomeje. Iyo ushaka ko ijambo twanditse rijyamo hagati na hagati, uza hano hejuru handitse home. Home ni nk'ahantu, ni nk'agatsinda karimo ibintu bimwe turi bugende dukenera mu kwandika, ariko bitari ngombwa ko byose tubikoresha. Urugero, tugiye gukanda kuri aka kugira ngo icyo twanditse kijyemo hagati. Iyo kimaze kujyamo hagati, uraza ugashyira aka kantu gatera imbere ya ka kantu gahita kamanuka ku murongo ukurikiyeho. Noneho kubera dushaka ko dutangirira aho urupapuro rutangiriye, hano hari utuntu tune tugiye dutandukanye. Iyo ukanze kuri aka, ijambo wanditse ritangirira aho urupapuro rutangiriye. Iyo ukanze kuri aka, ijambo ugiye kwandika ritangiriramo hagati cyangwa rikajyamo hagati. Iyo ukanze kuri aka, ijambo wanditse rihita riza kuri iki gice. Kanandike yenda urugero, mutumiwe abana bacu uzaba tariki. Ubu ngubu urabona kwandika nagiye nkoresha izi nyuguti zisanzwe zo kuri keyboard. Yenda ni urugero, reka tuvuge tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2023.
2025. Ubu tumaze kwandika icyo twashakaga kwandika, ubutumire bwacu. Kugira ngo tudatwara igihe kinini, reka nandike gutya. Iyo umaze kwandika ikintu cyose umaze kwandika, hari uburyo kugira ngo tukibike cyangwa tukigumane tugomba gukoresha. Ubwo buryo bwitwa gusevinga cyangwa kubika ikintu twakoze. Iyo umaze kwandika ibaruwa yawe cyangwa icyo washaka kwandika, uza hano handitse file. Aka kajambo file iyo hakanzeho, iyo ukanze kuri file, hahita haza uburyo bwinshi butandukanye wagenda uhitamo. Hari uguhitamo info, ni amakuru y'ibyo wanditse. New ni ukuba wafungura urundi rupapuro. Open ni ukuba wafungura ibindi wagiye wandika mbere. Save ni ukuba wasevinga cyangwa kubika ibyo wari wakoze. Save as noneho ni ukubibika nk'iki. Iyo wakanzeho urahakanda bakakubwira ati urashaka kububika. Abantu benshi bahita baza kuri desktop. Desktop impamvu bakoresha ni hariya uba uri kureba ugicana computer, uhita ureba ibintu byinshi bihari. Urugero, reka mbereke nk'iyanjye. Iyo ukanze hano kuri desktop, ibi ni ibintu uhita ubona bimwe nagiye mbika aho ngaho uko nashatse cyangwa bitangoye, kugira ngo nimbikenera mpite mbibona. Rero n'abandi hari igihe uhita bahitamo kubaza kubisevinga kuri desktop. Tugarutse kuri ya dokima yacu, iyo ugiye kuyisevinga hano hahita hakubaza ati file names. File name ni izina rya cya kintu cyacu twanditse, yabaruwa cyangwa ya dokima yacu twanditse. Ni urugero, iyo utarahita izina hahita haza ijambo rya mbere wanditse. Twari twanditse wenda itangazo. Dushobora guhitamo kurisiba. Ushobora kurisiba uko twabibonye, ukaba wakwandikamo ubutumire. Iyo umaze kubyandikamo, kamenegejeho akaza keyboard kacu kugira ngo tubibone. Iyo umaze kwandikamo rya jambo ubutumire dushaka kwita ya dokima yacu, uhita uza hano kuri save. Save, ibintu byose wanditse iyo utakanze kuri save ntabwo uba wabibitse. Iyo uzimije computer cyangwa iyo havuye birahava. Kugira ngo bitaza kugenda, uhita uza ukahakandaho. Iyo wakanzeho bahita bakwereka kuri kubika cya kintu cya ya dokima yacu twakoze. Mu kugira ngo turebe neza koko niba yakibitse, tugiye kugaruka hahandi hacu kuri desktop. Ushobora kuhagaruka ukoresheje ahantu hitwa kuminimiza cyangwa kuba umanuye urupapuro. Iyo wakanze, iyo nta bindi bintu wafunguye, uhita uza hahandi kuri desktop aho twabitse rwa rupapuro twanditse. Dore nguru hano ubutumire, ukaba waruhabona. Washaka kongera kurureba, urukandaho kabiri ugategereza ko rufunguka, rukaba rugarutse. Rwa rupapuro rwacu twanditse turarubonye, tubonye uburyo warwandika n'uburyo wabasha kurusevinga cyangwa kurubika kugira ngo ikindi gihe twarukenerera tube twarubona. Ubu tugiye gukurikizaho ikindi gice nkeka ko ari ingenzi, twese tugomba kugikurikira tukareba, kuko abantu benshi baragikenera kandi ni na ngombwa. Icyo gice ni uburyo ushobora gushyira flash kuri computer, cyane cyane abantu bajya gufata amafilime cyangwa kuba bakoherezanya indirimbo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Hari igihe ujyana flash yawe ukaba utabasha kumenya niba hari ikintu bashyizeho cyangwa niba ntacyo bashyizeho, cyangwa niba banayicometse kuri computer. Ibyo biroroshye ku buryo bitagusaba ko wazajya mu mayirebera cyangwa ukaba wabyikora cyangwa ukaba wabyikorera. Ibyo ngiye kubereka muri aka kanya. Ibyo kwandika twabivuyeho. Tugiye kugaruka kuri cya gice twise screen cyangwa kuri desktop, sibyo? Iyo gicana computer ni hano buri, sibyo? Ariko computer ifite ibice byinshi bitandukanye. Hari igice tubikamo ibintu, hari n'igice dukoreraho. Urugero,
iyo ukiza hano nk'uko nari nababwiye, iyo ukanze hano hahita bakwereka ibice bitandukanye. Ushatse iyo utari kuhabona ukanda kuri aka kamenyetso, iyo ukihakanda hari agace utegerezaho akanya gatoya, hagahita haza igice kimeze gutya, iki turi kureba inyuma. Iyo kimaze kuza, kubera turashaka kureba ibintu biri kuri computer. Computer ubusanzwe yitwa PC cyangwa computer. Ushaka kwandikamo computer, yanditsemo computer bihita bizamo, cyangwa PC yanditseho this PC hahita hazaho. Iyo hajemo aho biri kugira ngo hafunguke, buri kintu cyose ubonye ushaka ko gifunguka ugikandaho kabiri kigafunguka. Ubu dufunguye computer yacu, tugiye kureba ibice biyigize. Ubu ngubu igifunguka computer yacu ifite ibice bibiri bitandukanye. Igice cya mbere ni iki ngiki kijyaho amaporogaramu cyangwa koberera, iki ngiki ni igice cya kabiri kimeze nk'ububiko. Hari igihe kuri computer iba idafite ibice bibiri nk'uku nguku, hari n'igihe ifite ibice birenze bibiri. Nko kuri iyi yanjye ifite ibice bibiri, kuko ariko nahisemo kugira ngo iki gice kiba cyakoreshwa na computer, iki ngiki kiba ari ububiko. Kuko iki gice iyo ari cyo ukoreramo gusa, iyo kisa nkaho kigiye kuzura computer yawe igenda gakeya. Niyo mpamvu nashyizemo kugira ngo aha aba ariho nkorera ibintu ntari gukoresha mbibike hano hakurikiyeho. Tugifungura nari nacometseho flash. Iyo uyicometseho hari ikintu gihinduka nkuko muri kubireba. Reka nse nk'uyicomoraho, flash yanjye ni iyi ngiyi yitwa local disk F. Hari n'igihe haba hiyanditseho removable disk. Kanyikureho, urabona nkiyikuraho ihise ivaho, ariko ninongera kuyisubizaho irahita yongera igaragarire hano muri cya gice nakubwiye cyitwa PC cya computer yacu. Iyo ukimara kuyifungura, iyo ukishyiraho ihita igaragara. Iyo ibashije kugaragara, bitworohera ko tuba twashyiraho ikintu dushatse bitewe n'aho tuzi kiri n'aho dushaka kugishyira. Ni urugero, tugiye kubanza mbere ukuntu bafungura computer. Iyo uje ugiye gufungura kuri computer uyikandaho kabiri. Noneho iyo uyikanzeho kabiri ya flash ihita ikwereka ibice cyangwa ibintu biri kuri flash. Ni urugero, flash yanjye irimo amafoda agiye atandukanye kuri ubu buryo butandukanye. Nshatse nashyiraho ikindi kintu cyangwa nkaba nakuraho ikindi kintu. Kuba yenda nashyiraho ikintu, reka ni urugero dusubire inyuma, mfate ya dokima twari twanditse, noneho nyimure nze nyishyire kuri disk cyangwa kuri flash yacu nashyizeho. Ndasubira hahandi kuri desktop, ushaka uba uri hano ugahita uza hano ukakandaho kabiri. Iyo ukanzeho kabiri bahita bakwereka ibintu byose biri kuri desktop. Iyo ukanze hano hari uduce tubiri, hano hari agace ka mbere kakwereka liste, hari n'akandi hano ka kabiri kakwereka amafoto. Iyo bakanzeho kuri kariya ka kabiri, ibintu biba binini cyangwa bikagaragara nk'amafoto, ku buryo bikorohera kuba wabona ikintu uri gushaka. Turahageze, tugeze kuri ya baruwa yacu cyangwa rwa rwandiko twanditse rwitwa ubutumire. Tugiye kurwimura turukuraho ruri, turujyane kuri disk yacu. Ibyo bintu ukuntu bikorwa dukoresheje suri. Kambereke suri ukuntu imeze kugira ngo tugendane twumva uburyo bimeze. Suri ndayiberekera kuri screen kugira ngo yenda mubashe kuyimenya. Ngiye kubereka ifoto yayo, mbereka uburyo tuyikoresha kugira ngo tube twafata ikintu runaka tugikuraho kiri, tukimurira ahandi dushaka dukoresheje suri. Kuko nta bundi buryo twakoresha butari suri, nuko twagifata tukagikopiya tukakijyana. Ifoto ya suri yacu imaze gufunguka. Suri ubusanzwe ifite ibice nakwita ko ari bine. Igice cya mbere ni iki cy'umweru, ari nacyo gikoreshwa cyane igihe nakunze kubabwira ngo
mu kirike kabiri uba ukanze kuri aka gace k'umweru ukagakanda inshuro ebyiri zikurikirana. Hakaba hari aka gace twakwita ko ari ubururu, amasuri menshi agiye agafite. Iyo ugakanzeho ugenda ubona ko ibintu biri kuri screen bishobora kuzamuka cyangwa bikamanuka bitewe n'icyerekezo uri kukazunguzamo. Hari igice cya gatatu iki cy'umuhondo, tugikoresha gake gashoboka mu rwego rwo kugira ni nka fonction ya kabiri ya suri dukoresha rimwe na rimwe, ariko buri gihe turayikenera mu gihe tugiye gukopiya cyangwa tugiye guhindura uburyo twari turi gukoramo ikintu. Hakaba n'iki gice twakwita ko ari umukara, gisa nkaho kiba giteretseho ikiganza kugira ngo tubashe gukoresha suri. Noneho aya mabara muse nkaho muyafata mu mutwe, kuko neza yamabwira ati kugira ngo wimure ikintu urakanda kabiri yenda ukoresheje ka gace k'umweru kuri suri, cyangwa niba uri bukande kabiri ukoresheje ka gace k'umuhondo. Agace k'umweru kari ibumoso, agace k'umweru kari ibumoso, agace k'umuhondo kari iburyo. Bizavuga ati kuri suri urakanda ku gice cy'ibumoso cyangwa urakandisha urakoresha igice cy'iburyo. Mugomba kuzaba mumenya kubitandukanya kugira ngo tumenye neza igice turi gukoresha. Suri tumaze kuyibona, tugiye kugaruka kuri ya desktop aho tugiye kwimura ya baruwa yacu yitwa ubutumire. Turaza tuyikandeho rimwe, ubwo turayikanda dukoresheje ka gace k'ibumoso kuri suri. Nitumara kuyikanda urahita isa nkaho ibaye selectionné cyangwa igiye mu ibara ryerekana ko twayikanzeho. Noneho dukande kuri ka gace kandi kitwa ko kari iburyo. Iyo tugakanzeho bahita batwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ushaka gukanda kuri open ugafungura dosiye, ushaka gukanda kuri edit ukaba wayihindura, ushaka gukanda kuri new ukaba wakora indi cyashya, ushaka gukanda kuri print ukaba wayimprima, bigiye bitandukanye. Twebwe tugiye gukanda ahanditse copy, ko tugiye kuyikopiya tukayikuraho iri tukayijyana kuri flash yacu. Niyo yari intego yacu. Turakanda copy, tugaruke kuri cya gice cya computer aho flash yacu iri. Rengi hano kuri PC, kuri flash yacu turakanda hano hazamo PC, tubone flash yacu, twongere tuyikandeho kabiri dukoresheje ka gace ko kuri suri k'ibumoso. Nimara gufunguka tuyigezemo imbere, kuko ikintu cyose gifungutse nicyo kiba kiri hano. Ubu kiri hano turi kuri local disk F cyaya flash yacu. Nitumara kuyigeramo imbere turazamo imbere tudakanze ku kintu, dushatse twakanda ku kintu cyangwa tugashyiramo, ariko dukande kuri ka gace k'iburyo. Nitumara kugakanda haraza ahantu handitse ngo view, bakubaze urashaka kubireba muri binini cyane ari duto muri bashyiramo icon. Ntabwo ari byo tugiye gukora, kuko icyo tugiye gukora paste. Paste ni nko gushyira cyangwa guhoma ibintu hahandi dushaka kubishyira. Nitubakandaho kuri paste, ko twari twakopiye ikintu turatwemeje ko kijya aho ngaho. Iyo ukanze kuri paste, cya kintu twakopiye ya baruwa yacu twakopiye ihitiza ikagaragara kuri ya flash. Noneho ubu ngubu dushobora gufungura bwa butumwa kugira ngo turebe neza koko buri kuri flash. Turabukandaho kabiri dukoresheje agace ka suri k'ibumoso. Iyo ugakanzeho kabiri, bwa butumwa bwacu buhita buza cyangwa ya baruwa yacu ihitiza, ku buryo ushobora kureba niba koko hari ikintu ukeneye kongeraho cyangwa kuba wasibaho. Nuko nguko bikorwa. Mwakoze kudukurikira, ntimwibagirwe gukora subscribe, share, like na comment.